Muraho neza, ikaze kuri YouTube channel yacu yitwa Amategeko y'Umuhanda Traffic Rules. Niba ari ubwa mbere, kanda subscribe, ukore share na like kugira ngo utazacikwa n'amasomo tubagezaho buri munsi. Nizere ko mumeze neza, mwaka rero utunge na perime. Nk'uko bisanzwe rero uyu munsi twabateguriye isomo ryerekeye ibinyabiziga biherekeranije mu butumwa. Ibinyabiziga biherekeranije mu butumwa ni ibinyabiziga bifite urugendo rumwe. Ni ukuvuga ngo niba ibinyabiziga wenda mugiye mu bukwe, icyo gihe imodoka zigiye mu bukwe ziba zigamije urugendo rumwe. Nibyo bita ibinyabiziga biherekeranije mu butumwa. Imodoka ziherekeranije mu butumwa, hagati yazo hagomba kuba intera ingana nibura na metero 30. Ibinyabiziga biherekeranije mu butumwa bigomba gutonda umurongo utarenze metero 500. Ibinyabiziga biherekeranije mu butumwa iyo bishobora gutonda umurongo urenze metero 500, icyo gihe bigomba kugabanywamo amatsinda. Hagati y'itsinda n'irindi hagomba kuba intera ya metero 50. Kandi iryo tsinda rigomba kuba rikoze umurongo utarenze metero 50. Ibinyabiziga biherekeranije mu butumwa bikuruwe n'inyamaswa nabyo bigomba gutonda umurongo utarenze metero 500. Iyo bigomba kugabanywamo amatsinda, ho hagati y'itsinda n'irindi hagomba kuba intera ya metero 30. Ibinyabiziga bya gisirikari rero biherekeranije mu butumwa byo birangwa n'amabwiriza ya Minisitiri w'Ingabo. Minisitiri w'Ingabo. Hari aho iki kibazo bakibaza ugasanga abantu basubije ngo ni umugaba w'ingabo. Oya, ni Minisitiri w'Ingabo. Murakoze, mukomeze kugubwa neza.